Tudatinda n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nk'uko uri kubibona kuri ino shusho urabona ari iki ushobora kuba wakora. Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikira The Rules Academy. Ni cyane bagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko atanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire mu gihe gitoya. Niba uri mushyashya kuri ino channel tuguhaye ikaze, icyo usabwa ni gukora subscribe, ukibuka gukanda like kandi ntibagirwe comment igitekerezo cyawe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Ikindi kandi ukaba wanayisangiza inshuti zawe niba nta kintu bigutwaye. Nkamusabe ko ushaka kode wanyandikira kuri iyo nimero uri kureba kuri screen yawe ushaka kode cyangwa ukaba wampamagara nkaba nagufasha ukaba wabona kode utavuye iwawe. Ndagusaba gufata agapapuro n'ikaramu kugira ngo wandike ibisubizo uramanota bari kugira muri ibi bibazo byateguwe. Tutatinze n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. B. Ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye. C. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi cyangwa ni B. Ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye. Ese ni C. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza mbibutsa ko biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa nk'uko muri kubibona nta kirango mu ibara ry'umukara bashyizemo, ariko iki ngiki gisobanura ko aho hantu ugeze hatanyurwa mu byerekezo byombi, yaba icyerekezo cy'iburyo cyangwa se cy'ibumoso utemerewe kuba wahanyura. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Tudatsinze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti iki cyapa kivuga, ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki cyangwa se kivuga iki? A. Aho imihanda ihurira. B. Inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Icyapa kivuga aho imihanda ihurira cyangwa ni B. Inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ukibonye kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko muri rusange iki cyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda. None muri ibi bisubizo batanze nta fungana ry'umuhanda bashyizemo, bivuze ngo hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko iki cyapa kirimo byapa biburira, kandi ibyapa biburira biba biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Icyapa rero gisobanura ifungana ry'umuhanda, hano nta gisubizo cy'ukuri bashyizemo, niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tudatsinze rero hano ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura. Ese ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibiba bishobora gukurura iki? A. Ibinyabiziga birenze kimwe. B. Ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C. Ibinyabiziga birenze bibiri. D. B na C ni ibyo cyangwa ni ibisubizo by'ukuri? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Bishobora gukurura ibinyabiziga birenze bibiri cyangwa birenze kimwe cyangwa ni B. Ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. Ese ni C. Ni ibinyabiziga birenze bibiri cyangwa ni D. B na C ni ibyo cyangwa ni ibisubizo by'ukuri? Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ntibishobora gukurura iki? Twandike. Hano igisubizo ni C. Ibinyabiziga birenze bibiri. Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze bibiri. Igisubizo ni C. Nkomeza kugusaba niba uri mushyashya kuri ino channel ukaba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya ngaya yagufasha kwihugura ugatsinda neza mu gihe gitoya, ndagusaba gukora subscribe, ubiko gukanda like kandi ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe. Ikindi kandi mwadusanga kuri TikTok ni The Rules Academy nk'uko
kuri YouTube bimeze, ukandika Road Rules Academy ugakora follow ndetse ugakanda no kugatima naho tugakomeza kubana. Rero ko umuntu wifuza kwihugura akaba yatsinda mu gihe gitoya, ndagusaba ko dukomezanya cyangwa se unkurikira tugakomeza kubana umunsi ku munsi. Tudatsinda n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yari cyagagoye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari ese igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yari cyagagoye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, icyo gice kiba ari ikiki? A. Kiba ari inzira y'abanyamaguru. B. Agahanda k'amagare. C. A na B byose ni ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Kiba ari inzira y'abanyamaguru cyangwa ni B. Ni agahanda k'amagare. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki gice kiba ari ikiki? Twandike. Hano igisubizo ni B. Agahanda k'amagare. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yari cyagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, icyo gice kiba ari igice cyahariwe agahanda k'amagare. Tatendo n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti nta n'icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni icyo wakora ubonye ino shusho cyangwa se ugeze aho abanyamaguru bambukira? A. Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. B. Kuvuza ihoni agakomeza. C. Tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugira imodoka izimye. D. Kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru bambuka. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ukwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda cyangwa ni B. Ni ukuvuza ihoni agakomeza. Ese ni C. Kutegereza mu nzira y'abanyamaguru kugira imodoka izimye cyangwa ni D. Kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru bambuka. Isaha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora cyangwa se nkaho nk'umuyobozi ni iki wakora? Twandike. Hano igisubizo ni A. Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Hano nta kindi wakora mu gihe ugeze hano abanyamaguru bambukira, ugomba kubemerera cyangwa se kureka bakambuka umuhanda ugategereza, noneho barangiza kwambuka umuhanda akaba aribwo nawe ukomeza. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Ugomba hano kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Ushaka kode nyandikira kuri 07135894 kuri nimero nashyizeho ku mutangiriro wa video, ubundi mushakire kode ya provisoire. Tutatsinze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Ese amatara ndanga cyerekezo abagomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana iki? Byibuze cyangwa se abagomba kumurika byibuze mu ntera ingana iki? A. Muri metero 100. B. Metero 200. C. Metero 150. D. Metero 250. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni muri metero 100 cyangwa ni B. Ni metero 200. Ese ni C. Ni metero 150 cyangwa ni D. Ni metero 250. Ese amatara ndanga cyerekezo bagomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana iki? Twandike. Hano igisubizo ni C. Metero 150. Amatara ndanga cyerekezo cyangwa se ibinyoteri cyangwa se amatara agaragaza nyine icyerekezo abagomba kugaragara byibuza muri metero 150 igihe ijuru rikeye. Nicyo gipimo cyangwa se n'intera byibuze abagomba kumurika muri iyo ntera. Nkomeza gusaba gukora subscribe, gukanda like kandi ntibagirwe comment igitekerezo cyawe kandi wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Atsinze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso? Ese mu gihe ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, ni icyo wakora mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso? A. Gukata ibumoso gusa. B. Gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. D. Komeza imbere gusa. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Hano ugomba gukata ibumoso gusa cyangwa ni B. Gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. Ese ni C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa ni D. Komeza imbere gusa. Ese hano ni icyo wakora mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guha ikimenyetso? Twandike.
hano igisubizo ni C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Hano mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso, ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto ugakurikiza amabwiriza, ubundi ukaza kuba wakomeza mu mwanya ukurikiyeho. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C, ni ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Tudatsinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti mpagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ese hano uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto ufite gukora iki? A, nshobora gukata iburyo. B, nshobora gukata ibumoso. C, nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, nshobora gukata iburyo cyangwa ni B, nshobora gukata ibumoso. Ese ni C, nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Sana mu gihe uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya mutoya ni iki ukwiye gukora? Twandike yani igisubizo ni B, nshobora gukata ibumoso. Hano nk'uko muri kubibona kuri kuri iki cyapa, muri kubona ko nyine uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya mutoya ku cyapa cya stop, ndetse munsi bakakwereka ko bibujijwe gukata iburyo. Rero nta bundi buryo bundi mu gihe uhagaze ku murongo wo guhagarara mu mwanya mutoya ugomba cyangwa se ushobora gukata ibumoso mu gihe bibaye ngombwa, kuko muri kubona ko niho honyine hasigaye inzira. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B, nshobora gukata ibumoso. Twatinze n'ikibazo cya 9, ariko mbere yaho ndagusaba ushaka kode wanyandikira kuri ya nimero, nkaba nagufasha kubona kode bitakugoye utavuye iwawe ku giciro gitoya cya serivisi y'Irembo, kuko n'ubundi amafaranga uzayatanga, ubundi nkaba nagufatira kode bitakugoye. Rero ku muntu ubishaka yaza kunyandikira ku musozi wa video nkaza kuba namufasha. Twatinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti ndashaka gukata iburyo, biremewe? Asa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona byemewe cyangwa ntabwo byemewe? A, yego. B, yego ariko nyuma yo guhagarara. C, ntabwo byemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, yego biremewe gukata iburyo, cyangwa ni B, yego ariko nyuma yo guhagarara? Ese ni C, ntabwo byemewe, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona gukata iburyo byemewe cyangwa ntabwo byemewe? Twandike hano igisubizo cy'ukuri ni C, ntabwo byemewe. Nk'uko muri kubibona ntabwo gukata iburyo byemewe, kuko muri kubona hari icyapa kikubwira ko utemerewe kuba wakata iburyo. Niyo mpamvu rero hano gukata iburyo ntabwo byemewe. Igisubizo ni C. Tudatinze rero hano ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ese ibyapa by'inyongera biba bishobora kumenyesha iki? A, ibitegetswe byihariye gusa. B, ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni ibitegetswe byihariye gusa, cyangwa ni B, ni ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye? Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese ibyapa by'inyongera biba bishobora kumenyesha iki? Twandike hano igisubizo ni B, ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Hano ibyapa by'inyongera biba bishobora kumenyesha ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ibyapa by'inyongera mbibutsa ko ibyo byapa bishyirwa munsi y'ibyapa byari bisanzwe aho hantu kugira ngo bimenyeshe nyine ayo mategeko rusange yihariye kuri ibyo bibujijwe ndetse n'ibitegetswe. Gatsinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura yikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Se ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, ni gare. B, velomoteri. C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni gare, cyangwa ni B, na velomoteri? Ese ni C,
n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga? Twandike hano igisubizo ni C. Yikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hano ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura yikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Iyo video narayikoze igaragaza amafoto y'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ku bantu batazizi, wajya muri video zarangiye unyuze kuri iyo foto cyangwa se ukanze kuri iyo foto ahantu handitse Road Rules Academy, ubundi ukajya muri video ukareba video zabanje, waza kuyibona cyangwa se waza kubona iki kinyabiziga. Tatsinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti iki cyapa kivuga, ese iki cyapa kivuga iki, cyangwa se iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ikoni iburyo. B. Kazamuka gashinze cyane. C. Kamanuka gashobora gutera ibyago. D. B na C byose ni ukuri. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni ikoni iburyo cyangwa ni B ni akazamuka gashinze cyane? Ese ni C ni akamanuka gashobora gutera ibyago cyangwa ni D B na C byose ni ukuri? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Ikoni iburyo. Icyapa nta kindi gisobanura. Mu byapa biburira mbibutsa ko biba biri mu ishusho ya mpande eshatu, mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mu byapa biburira rero iki cyapa kikuburira ko aho hantu ugeze hari ikoni iburyo, bikikwiye kugenda urushijeho kwitonda kandi ukamenya ko mu gihe ugeze muri iryo koni ugomba kugenda wagabanyije umuvuduko. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Iki cyapa kikuburira cyangwa se kikubwira ko aho hantu hari ikoni iburyo. Tudatinze rero hano n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti ndashaka gukata ibumoso, imodoka y'icyatsi yaje irahagarara, ninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ari ninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere mu gihe waje ugahagarara cyangwa se ushaka gukata ibumoso imodoka y'icyatsi ikaba yaje ikahagarara? A. Mfite uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. C. Twembi nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Se ni A. Ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere cyangwa ni B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ese ni C. Twembi nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Hano nk'uko muri kubibona imodoka y'icyatsi ni ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere muri risangano. Wowe waje ugahagarara ushaka gukata ibumoso ukabona umwanya ukakata ibumoso. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Tatinze n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye kikubwira iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B. Umuhanda uyoberejwe iburyo. C. Kata ikoni kata iburyo gusa. D. Umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa cyangwa ni B. Umuhanda uyoberejwe iburyo. Ese ni C. Kata iburyo gusa cyangwa ni D. Umuhanda munini urasukira ibumoso. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni C. Kata iburyo gusa. Iki cyapa nk'uko muri kubibona kiri mu byapa bitegeka, kigutegeka gukata iburyo gusa. Mbibutsa ko biba biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Tudatsinze n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. C. Umuhanda unyerera imbere. D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Birabujijwe guhindukira cyangwa ni B. Birabujijwe gusubira inyuma. Ese ni C. Umuhanda unyerera imbere cyangwa ni D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Birabujijwe guhindukira. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza,
bibutsa ko biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa rero nta kindi kikubwira ko aho hantu ugeze bibujijwe guhindukira, ubwo wenda haba hari umurongo urombereje udacagaguye, bivuze ngo ugomba guhindukira ari uko ugeze ahari umurongo wera ucagaguye. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A, birabujijwe guhindukira. Nkwibutsa ko ushaka kode wanyandikira ku musozi wa video kuri ya nimero nashyizeho cyangwa se naza gushyiraho nkaza kuba nagufasha. Iyo tinze n'ikibazo cya 16 kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki hano wakora mu gihe ushaka gukatira iburyo? A, vuzaho n'umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B, kata ikoni mbere y'umunyegare. C, emerera umunyegare akomeza inzira ye. D, ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata imbere ye. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, vuzaho n'umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo, cyangwa ni B, kata ikoni imbere y'umunyegare? Ese ni C, emerera umunyegare akomeze inzira ye, cyangwa ni D, ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata imbere ye? Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Twandike hano igisubizo ni C, emerera umunyegare akomeze inzira ye. Hano nta kindi nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora mu gihe ushaka gukatira iburyo. Uri kubona ko umunyegare yageze aho ushaka gukatira, ugomba kwemerera umunyegare agakomeza inzira ye, noneho wowe ukaza gukatira iburyo nyuma wabonye umwanya. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Nkomeza kugusaba, ushaka ko tujya tubana umunsi ku munsi, ndagusaba gukora subscribe cyangwa se kuri iryo jambo ry'umukara riri munsi ya video ryitwa subscribe, nubwo gukanda kuri icyo gikumwe kiraba hejuru, kandi ntibagirwe comment y'amanota tugiye kugira cyangwa se igitekerezo cyawe wanayisangiza inshuti zawe. Ndatinze n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Ese mu gihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, ni iki wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, cyangwa ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza? Ese ni C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje kandi agasaba ko ibinyabiziga bihagarara, ni iki mwakora? Twandike hano igisubizo ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Hano nta kindi kintu umuyobozi w'ikinyabiziga yakora, aba agomba guhagarara, kuko iyo nyamaswa bishobora kuba yagukoresha gisida cyangwa se noneho igasarira rimwe. Bivuze ngo ugomba kuba wayireka cyangwa se ugomba kuba wahagarara, ubundi yamara gutuza igiye ku murongo wayo akaba ari bwo ukomeza. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Tatsinda n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Se muri ibi binyabiziga uko ari bibiri muri kubona ari ikihe gihagaze nabi? A, ibinyabiziga byombi. B, ikinyabiziga cy'icyatsi. C, ikinyabiziga cy'umutuku. D, nta nimwe cyangwa se nta kinyabiziga na kimwe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni ibinyabiziga byombi, cyangwa ni B, ni ikinyabiziga cy'icyatsi? Ese ni C, ni ikinyabiziga cy'umutuku, cyangwa ni D, nta nimwe? Se muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Twandike hano igisubizo ni A, ibinyabiziga byombi. Nkuko muri kubibona ibi binyabiziga uko ari bibiri, yaba icy'imbere cyangwa icy'inyuma, byose bihagaze nabi. Impamvu nuko nta muntu wemerewe guhagarara aho abanyamaguru bambukira akanya gato cyangwa kanini, kiretse mu gihe abanyamaguru bari kwambuka, nibwo uba ugomba kuba wahagarara ukaba wakomeza, ariko ntabwo byemewe guparika aho hantu. Niyo mpamvu yaba iki kinyabiziga cy'icyatsi cyangwa se cy'umutuku, byose bihagaze nabi, nta na kimwe gihagaze neza. Tatsinze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti iyo umuhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Ese iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki, cyangwa se ugomba kuba wakora iki? A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, ugomba guhagarika ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A,
ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, cyangwa ni B ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ese ni C agomba guhagarika ikinyabiziga, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo umuhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye uba ushobora kuba wakora iki? Twandike hano igisubizo ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Mu gihe mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ushobora kuba wanyuranaho, ushobora kuba wajya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, ndetse ushobora kuba wanahindukira mu gihe bibaye ngombwa. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Ariko mu gihe udacagaguye, ibyo byose mvuze haruguru ntabwo ushobora kuba wabikora ku murongo wera udacagaguye. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Ndetse n'ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti kuvuza ihoni bibujijwe. Ese kuvuza ihoni bibujijwe ryari? A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni hafi, ni ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, cyangwa ni B, ni hafi y'ibitaro? Ese ni C, ni hafi y'ubuyobozi bwa polisi, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese kuvuza ihoni bibujijwe ahagana he? Twandike hano igisubizo ni B, hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni biba bibujijwe hafi y'ibitaro. Impamvu ni uko haba hari abarwayi benshi bafite indwara zitandukanye, akenshi bakunda kuhashyira ibyapa bibuza kuvuza amahoni, kuko bitewe n'ikinyabiziga utwaye ushobora kuba wabangamira abarwayi bari aho hantu. Rero ntabwo biba byemewe kuvugiriza amahoni hafi y'ibitaro, kandi mujye mubyumva nyine, ibyo ni ibintu nanone muba mugomba kuba mwamenye. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B, kuvuza ihoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Ese ugeze amanota angahe muri ibibazo 20 byateguwe? Ndagusaba ko yandikira muri comment. Nkamushimira mu mwese twabonye ko video itangiye kugera isoje, wanyumviye ugakora subscribe, ugakanda like, ndetse ukaba uri no kwandika comment. Imana ikomeze kuguha umugisha. Jya mu bantu umunsi ku munsi. Nitwa Jemove. Ndagusaba gukora subscribe kandi ukomeze kubana. Wansanga no kuri TikTok ni Road Rules Academy nk'uko bisanzwe, naho tugakomeza kubana. Ikindi kandi ushaka code wanyandikira kuri iyo nimero, nkaba nagufasha ukabihugura, cyangwa se ukaba wabona code ukaba wajya gukora. Kandi mwese mbifurije intsinzi. Rero reka duhure muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.